Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore cy'icyiciro cya 53 amahirwe abanyeshuri bafite. Banyeshuri, mujye mukorana neza n'abarimu banyu. Igihe mukora ibi muba mutera ibyiringiro n'ubutwari abarimu, muba mubafasha kandi namwe ubwanyu muba mwifasha gutera imbere. Mwibuke ko kuba abarimu banyu bahabwa icyubahiro kandi umurimo wabo ukagera ku ntego, uruhare runini nimwe bishingiyeho. Mu buryo bwumvikana cyane, mugomba kuba bigishwa mukabona Imana inyuma y'umwarimu wanyu, kandi uwo mwarimu akaba akorana n'Imana. Amahirwe mufite yo kugira icyo mukora arabahitaho mu buryo bwihuta cyane. Nta gihe mufite cyo gupfusha ubusa mu kunezeza inarijye. Muzagira umunezero nyakuri igihe gusa muzaharanira kugera ku ntego mwihaye. Amahirwe mwahawe y'igihe mufite mumara mu ishuri ni ay'agaciro kenshi. Nimutume ubuzima bwanyu bwa kinyeshuri butungana mu buryo bushoboka bwose. Ubwo buzima muzabunyuramo rimwe risa. Kuba rero bizagaragara ko umurimo wanyu wageze ku ntego cyangwa habayeho gutsindwa, ibyo biri mu biganza byanyu. Igihe mugeze ku ntego yo kunguka ubwenge bwigishwa na Bibiliya, muba mwibikira ubutunzi muzaha n'abandi. Gufasha abandi. Niba ufite umunyeshuri mugenzi wawe ugenda usigara inyuma, musobanurire ibyigisho udasobanukiwe. Koresha amagambo yoroheje, uvuga ibitekerezo byawe mu mvugo yoroshye kandi yumvikana. Kubwo gufasha abanyeshuri bagenzi banyu, muba mufasha abarimu banyu, kandi akenshi umunyeshuri ufite ubwenge bugaragara ko budashabutse azumva mu buryo bwihuse ibyo abwirwa n'umunyeshuri mugenzi we kurusha ibivuye kuri mwarimu. Uku niko gukorana n'abandi Kristo ashima. Umwigisha mukuru aguhagaze iruhande kugira ngo agufashe gufasha umunyantege nke. Mu buzima bwanyu bw'ishuri mushobora kugira amahirwe yo kubwira abakene n'abaswa iby'ukuri gutangaje kw'ijambo ry'Imana. Nimukoreshe neza bene ayo mahirwe. Uwiteka azahira umwanya wose mukoresha muri bene ubu buryo. Kumenya neza amahame twizera. Nimukigire munyurwa n'urugero rwo hasi. Igihe mugiye ku ishuri murebe neza ko mufite umugambi uhanitse kandi wera mu bitekerezo byanyu. Mugende bitewe n'uko mwifuza ubwanyu kuzuza ibikwiriye byo gukora umurimo mu ruzabibu rw'Uwiteka. Nimukore ibyo mushobora byose kugira ngo mugere kuri iyo ntego. Mushobora kwikorera ibirenze iby'undi muntu uwo ari wese yabakorera, kandi niba mukora ibyo ubwanyu mushobora byose, mbega umutwaro uremereye muzakura ku muyobozi w'ishuri n'abigisha banyu. Mbere y'uko mugerageza kwiga amashami ahanitse y'ubuvanganzo, mumenye neza ko musobanukiwe byimbitse n'amategeko yoroheje y'ikibonezamvugo cy'ururimi rw'Icyongereza, kandi mukaba mwarize gusoma, kwandika no kuvuga neza. Ntimugapfushe igihe ubusa mwiga ibintu bizababera iby'agaciro gake mu buzima bwanyu buzakurikiraho. Mu mwanya wo kwiga amateka, indimi n'ubuvanganzo byo mu gihe cy'ubwami bw'Abanyaroma n'Abagiriki, nimubanze mwige kuvuga Icyongereza neza. Mwige uburyo bwo gucunga umutungo. Mugwize ubumenyi bw'amasomo azabafasha kuba ingirakamaro aho muzaba muri hose. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 54, gutorezwa umurimo. Nkurikije umucyo Imana yatanze, biratangaje kubona nta basore n'inkumi benshi babaza bati, mwamushaka ko ngukorera iki? Ni ikosa rikomeye cyane gutekereza ko igihe umusore atarifatira icyemezo cyo kwitanga ngo yiyegurire umurimo w'Imana, nta muhati wihariye usabwa gukoreshwa kugira ngo atunganyirizwe gukora umurimo w'Imana. Uko umuhamagaro wawe waba umeze kose, ni ingenzi ko uvugurura ubushobozi bwawe binyuze mu kwiga ushimikiriye. Abasore n'inkumi bakwiriye gushishikarizwa kwishimira imigisha ijuru ritanga n'amahirwe ribaha yo guhinduka abantu bafite ikinyabupfura kandi b'abanyabwenge. Bakwiriye kwihutira kubyaza umusaruro amashuri yashinzwe mu mugambi wo gutanga ubwenge buhebuje ubundi. Kuba umunyabute n'utita ku bintu mu byerekeye kwiga ni icyaha. Igihe ni kigufi, kandi bitewe n'uko umwami wacu ari hafi kuza gushyira umusozo ku mateka y'isi, ni ingenzi cyane ko habaho kurushaho gukoresha neza uburyo n'amahirwe biriho muri iki gihe. Egurira Imana ubushobozi bwawe. Abasore n'inkumi bakwiriye kwijyana mu mashuri yacu, bakajya mu nzira bashobora kuboneramo ubwenge n'ikinyabupfura. Bakwiriye kwegurira Imana ubushobozi bwabo, bagahinduka abigishwa ba Bibiliya.
bashimikiriye kugira ngo bahabwe imbaraga zo gutsinda inyigisho z'ibinyoma kandi be gutembanwa n'ibinyoma by'abanyabyaha, kuko mu gucukumbura Bibiliya hariho dukura ubwenge butumenyesha ukuri uko ariko. Kubwo gushyira mu bikorwa ukuri twamenye, umucyo uruseho uzatumurikira uturutse mu byanditswe byera. Abantu biyeguriye Imana by'ukuri ntibazinjira mu murimo bajyanywe n'impamvu nk'izitera abantu kujya mu mirimo n'ubucuruzi by'isi, ngo bagende bajyanywe no gushaka imibereho gusa, ahubwo bazajya mu murimo nta mutima bafite wo kwemerera iby'isi kubategeka, kandi bazirikana ko umurimo w'Imana wera. Kwitegura ibishobora kuzatungurana. Isi igomba kuburirwa, kandi nta muntu n'umwe ukwiriye kwituriza anyuzwe no kumenya ukuri by'amajyejuru. Ntabwo muzi inshingano mushobora kuzahamagarirwa, ntabwo muzi aho mushobora kuzahamagarirwa kujya guhamya ukuri. Benshi bagomba kuzahagarara mu nkiko, abandi bazahagarara imbere y'abami n'imbere y'abanyabwenge buhanitse bo ku isi kugira ngo basubize ibyo kwizera kwabo. Abantu basobanukiwe ukuri mu buryo bw'amajyejuru gusa ntibazashobora gusobanura ibyanditswe mu buryo bwumvikana, kandi ngo batange impamvu nyakuri zo kwizera kwabo. Bazagwa mu rujijo, kandi ntibazaba abakozi bakorana badakeneye gukorwa n'isoni. Ni mutyo ye kugira umuntu n'umwe utekereza ko adakeneye kwiga bitewe n'uko atazabwiriza ku ruhimbi. Ntabwo uzi ibyo Imana ishobora kugusaba gukora. Ni ikintu kibabaje cyane kubona iterambere ry'umurimo w'Imana rigwabizwa n'ubuke bukabije bw'abakozi bize bujuje ibyangombwa byo gukora mu murima we wuzuye ibisarurwa. Ariko abantu benshi bananiwe kwitegura kuzakora uwo murimo. Nyamara umuntu wese wemeye kandi ushyigikiye umurimo wa Kristo ndetse witanze ngo abe umusirikare mu ngabo z'umwami, akwiriye kujya agira umwanya wo kwitoza adakebakeba. Iby'iyobokamana byagiye bihabwa agaciro gake n'abavuga ko ari abayoboke ba Kristo, nyamara ntibiri mu mugambi w'Imana ko umuntu wese akwiriye gukomeza kuba mu bujiji, kandi ubwenge no kumenya byarashyizwe aho ashobora kugera, kugengwa n'amahame atunganye. Kuba abasore b'abahanga bagera ku ntsinzi zikomeye igihe cyose ntabwo ari ukuri. Ni kangahe abantu bafite impano kandi bize bagiye bashyirwa mu myanya y'ubuyobozi ariko bakagaragaza gutsindwa. Gushashagirana kwabo kwasaga na zahabu, ariko igihe kwanyuzwaga mu ruganda kwagaragaye ko ari inkamba. Kubwo kutaba indahemuka batumye umurimo wabo utagera ku ntego. Ntabwo babaye abanyamwete ngo bihangane, ndetse ntibajyaga ibintu mu mizi. Nta bushake bwo gutangirira ku ngazi y'urwego rwo hasi bari bafite, kandi ngo kubwo gukorana ukwihangana bazamuka ingazi ku yindi kugeza ubwo bagera ku bushorishori bwayo. Bagenderaga mu bishashi by'umucyo biremeye, ari byo bishashi bimurika by'intekerezo zabo. Ntabwo bishingikirizaga ku bwenge bushobora gutangwa n'Imana yonyine. Ntabwo gutsindwa kwabo kwatewe n'uko batari bafite amahirwe, ahubwo kwatewe n'uko batirindaga. Ntabwo batekerezaga ko amahirwe bafite yo kuba barize ari iby'agaciro kuri bo, bityo ntibateye imbere nk'uko bagombaga kuba barateye imbere mu kumenya iby'iyobokamana n'ubumenyi buhanitse. Intekerezo zabo n'imico yabo ntibyagengwaga n'amahame ahanitse yo gutungana. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 55, kwifuza kurushaho gukora neza. Iyaba buri wese yasobanukirwaga n'inshingano afite ku Mana kubw'impinduka ashobora guteza ubwe, ntiyaba umunebwe na hato, ahubwo yakoresha ubushobozi bwe kandi akamenyereza imbaraga zose afite kugira ngo abashe gukorera Kristo wamuguze amaraso ye. Abasore by'umwihariko bakwiriye kumva ko bagomba kumenyereza intekerezo zabo kandi bagakoresha amahirwe yose babonye kugira ngo bahinduke abanyabwenge, bityo babashe gukorera umurimo ushimwa uwabatangiye ubugingo bwe. Ni mutyo yo kugira umuntu n'umwe ukora ikosa ryo kwitekerereza ko yize neza ku buryo atagikeneye kwigira ku byanditswe mu bitabo ndetse no mu biri mu byaremwe. Ni mutyo buri wese akoreshe neza amahirwe yose yahawe ku bw'ubuntu bw'Imana, amenyera ibishoboka byose mu byahishuwe cyangwa mu bumenyi buhanitse. Dukwiriye kwiga guha agaciro gakwiriye imbaraga Imana yaduhaye. Niba umusore agomba gutangirira ku ngazi yo hasi cyane y'urwego, ntakwiriye gucibwa intege, ahubwo akwiriye kwiyemeza kuzamuka ingazi ku yindi kugeza ubwo azumva ijwi rya Kristo rivuga riti, mwana wanjye zamuka, nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Amen.